Dutangiranye agafilime keza cyane rero hari umukobwa mwiza cyane, umushoferi yari yamuzanye gusa amugejeje aho yari agiye yabuze amafaranga yo kumwishyura. Umushoferi akajya amubwira ati ariko se bishoboka gute ko waba wabuze amafaranga, none se wagiye gutega utabizi neza ko nta mafaranga ufite? Umukobwa akamubwira ati ariko banyibye, ndi kubikubwira banyibye, ati wempereza nimero yawe urebe ko ntazakwishyura. Umushoferi yarabyanze, mu kubyanga umukobwa ahise abikana ka gapapuro yari agiye kumuha nyine kugira ngo amwandikireho nimero ye. Ange aramubwira ati umva rero wa mushoferi we, rwose bibaye byiza wanyumva cyangwa se niba utanyumvisha ugafata inzira ukagenda. Hano rero hahise haza umusore mwiza cyane nawe atangira gusa nkaho nyine yumva ikibazo bagiranye. Arangije aramubwira ati ariko se wa mukobwa bishoboka gute ko wagiye gutega ubizi neza ko nta mafaranga ufite? Ati ibyo bintu bibaho? Ati ubwo se ahubwo igihagararo cyawe ni gute ushobora kubura amafaranga? Reba ukuntu uri mwiza, reba ukuntu ugaragara nk'umuntu ufite amafaranga. Undi aramubwira ati ariko se wowe ubundi urebera kuki abantu bafite amafaranga? Ati rwose ntabwo usa nk'umuntu wabuze amafaranga wibeshya, ati ahubwo ugomba kwishyura uno mugabo kubera ko nawe aba yavuye mu rugo agiye gushaka amafaranga. Ati rero nawe ndumva umushyigikiye. Wa mwana w'umukobwa rwose yahise ahindukana wa musore, araje amubwira ati ndumva umushyigikiye, bibaye byiza wava hano rwose nta n'icyo uje gukemura. Ahangaha rero umusore yahise afata inzira arigendera, wa mukobwa atangira kumutuka ati hoshi igenda, ubundi nari mbizi yuko utaza ngo umvugire, n'ubundi wari uje kuvugira umugabo mugenzi wawe. Umugabo rero nawe nta kindi yakoze, yahise aterura ya varizi rero ya wa mukobwa, atangira kumubwira ati burya bwose urabizi njyewe hano rwose ntabwo uri buhave utanyishyuye ibyanjye. Umukobwa nawe ati rero nimba ari ibyo ngibyo njye nawe rwose turarwana kuko nta mafaranga mfite yo kukwishyura kandi nta n'ubwo uri buntwarire ibyanjye. Mbongera kutwereka rero hano hakurya hari umwana w'umukobwa uri muri atoriye idoda inkweto, ndetse wa musore bisa nkaho ari we yaje agana. Arangije atangira kumubwira ati none se bro wabaye iki ko mbona utishimye? Ati ariko waba ubizi, ati ariko ubundi abakobwa mwabaye muti, reba umuntu baramutwaye yanga kwishyura umuntu wamutwaye. Ati ibyo ngibyo byihuriye ahubwo zana ndebe ibyo wagiye gushaka urabizanye. Ati ndabizanye rwose reba. Ati ahubwo se mpise nibuka wigeze uzana urudodo rw'umukara ko narwo twari turukeneye? Arangije aramubwira ati hoya ndumva ndwibagiwe. Ati mana yanjye. Ati rero ngomba kujya kuruzana. Umwana yatangiye gukuramo ijire, amaje kuyikuramo aramubwira ati rwose bisa nkaho ngiye kujya kuruzana. Nimba mubazi neza uno mwana ni umusitari cyane rwose, yitwa Ada, akina filime z'i Nigeria kandi arakunzwe cyane. Umwana rero yahise agenda, akimara kugenda umusore yasigaye hano asigara nawe arimo kudoda, nyine hari ibyo arimo gutunganya hano muri atoriye yabo. Bisa nkaho we na brother we bakora akazi kamwe. Abakomeje gushwana rero nabo ntabwo bigeze bahagarara, barakomeje barashwana. Umusore nawe cyangwa se uno mupapa nawe yafashe varize, undi atangira ahamagara asaba ubufasha. Mu kanya gato nk'ako guhumbya wa mwana w'umukobwa yabahingutseho. Akimara kubahingukaho arangira amaze ati se bimeze gute ko numva uri kuvuza induru usaba ubufasha? Ati rwose uno mugabo yantwaye nta mafaranga nari mfite yo kumwishyura, ati kubera ko banyibye, ati ariko yanze kunyumva byibuze ngo ngire icyizere nzayamwoherereze. Hano rero umugabo yakomeje kumubwira ati ariko se wa mwana we wowe urukumva ibintu ari kumbwira ari byo? Ati umuntu namutwaye ngo nindangiza ngende nta kintu na kimwe mfite, ati ubuse ni gute nakwizera ko azayanyoherereza? Umwana ati ariko azayaguha nimba yabikwijeje. Ati nose urabona ko ari umuntu wakwambura? Ati byibuze rata wowe urimo kunyumva. Ati ariko se ubundi reka mbanze nkubaze rata, hari amafaranga basi ufite ngo umunguririze nyine uyampe nyamuhe, hanyuma basi we nzayaguhe? Arangije ati ati noneho ugiye kwaka amadeni n'abandi bantu bose ubonye utanazi. Ati wa mugabo we mbabarira undeke, icyambere nuko ndi bubone amafaranga yawe nkayakwishyura. Umwana nta kindi kintu yakoze, yahise afata amafaranga yari ajyanye agiye kugura urudodo kugira ngo we na brother we bakomeze gukora business ikomeze itere imbere. Yahise ayishyura wa mugabo. Akimara kuyamwishyura aramubwira ati ariko byibuza ujye wihanganira bagenzi bawe. Arangije aramubwira ati nawe genda ujye wihanganira, ati ngiye abantu nk'aba ngaba ndabamenyereye, niyo mpamvu ntagomba kumureka agenda atwaye ibyanjye. Hano rero umukobwa yakomeje kuvuga ati mana yanjye, ati mbega umugabo uhano, ati rwose antesheje umutwe ku buryo utari kubyumva. Hano rero umwana yatangiye kumubwira ati none se wa mukobwa we bisa nkaho nkugiriye impuhwe, atari ku mafaranga nibiba ngombwa turajyana aho ugiye cyangwa se mu rugo iwanyu, hanyuma uyarebe uyansubize kubera ko nari ngiye kugura urudodo kugira ngo dukomeze
gukora akazi ngewe n'umuvandimwe wanjye. Ati rega ati buriya ngewe rero hano hafi nta hantu mfite ho kuba rwose, ngewe ndi homeless cyangwa se nta hantu mfite ho kuba. Umwana rero nta kindi kintu yakoze, yahise amufata amuzana iwabo muri ako kanya. Akimara kumuzana rero barahageze, arangije aramubwira ati rwose urakoze cyane ungiriye neza, ati kuba unzanye iwanyu, ati nizere ko bitari bubabere umutwaro. Ati hoya humura rwose ntabwo byatubera umutwaro kubera ko hano mpabana n'umuvandimwe wanjye gusa, nta babyeyi dufite, ababyeyi bacu barapfuye. Umusore akigera hano rero yaramubonye, umukobwa nawe ahita atangira guhisha isura, aravuga ati ni wowe? Yaba ari wowe ndi kubona cyangwa amaso yanjye yapfuye? Atubanza hari nashonje. Arangije akimara kubivuga ati none se muvandi uno muntu umuzanye hano kubera iki? Ati nari muzanye hano rwose bro, nari muzanye urabona namubonye mu nzira yari yabuze uko yishyura imodoka, ati kandi nta hantu afite ho kuba, niyo mpamvu muzanye nyine kugira ngo tumufashe. Arangije umusore aramubwira ati ntabwo bishoboka, wowe hano iwacu? Ati wowe ntabwo twabana n'umunsi umwe, ntabwo byakunda kuko amahane nabonye ugira ntago araye inaha ngaha. Arangije aramubwira ati ariko basi mbabarira, basi mumpe icumbi, ati basi ndabinginze ndaba ndi kubafasha hano muri kano kazi kanyu kugira ngo nishyure n'amafaranga mushiki wawe yampaye. Ati ndagusabye nkusabye imbabazi rwose, mbabarira ntago ngewe wabonye mu muhanda, ntago ari ngewe wanyawe nyine. Ati ngewe ndi umuntu basi ushoboye kubana n'abantu kandi ndabinginze nzabikora neza. Ako kanya rero nta kindi kintu bagombaga gukora, nyine bagomba kumuha akazi kugira ngo bagaruze n'amafaranga yabo bari bamuhaye. Umukobwa rero bamuzanye mu rugo, baramubwira ati rwose urakaza neza hano urisanga, ni njye na brother wanjye tubana, ati ababyeyi bacu bo ntabo, ati rero tugomba kuba umuryango. Ako kanya rero byashyize ku mugoroba, bategura amafunguro, bakimara gutegura amafunguro bajya ku meza ngo barye, bose batangiye kurya. Gusa umukobwa ukajya ubona nyine kurya ntabwo biri kumuzamo neza, ari kugenda arobanya areba, arabasita ababaza ati se nta n'inyama mwatetse? Umusore yarabyumvise aravuga ati wowe uri kubaza inyama? Arangije akomeza arega no kubivuga ati rwose ntabwo ndi kubona ibiryo byuzuye cyangwa se ari indyo yuzuye kubera ko nta nyama zirimo. Umusore aramubwira ati rero uze kubyuka mu gitondo ujye kuzihaha kandi uzihaye mu mafaranga yawe kubera ko twebwe nta bushobozi dufite bwo kugura izo nyama. Ataha ati rega niturize, ndumva utangiye no kubivugiramo nabi rwose, nari ndimo gukina ntabwo nari nkomeje, ati ahubwo reka dukomeze turye. Gusa umusore yarakomeje ararya, gusa yumvishe amagambo y'uwo mukobwa ukuntu avuga ngo ibiryo ntabwo byujuje intungamubiri kubera ko hatarimo inyama, yahise ahaguruka arigendera ajya mu cyumba cye. Mushiki we rero yabonye ukuntu musaza we yaba arakaye cyane ndetse bitewe n'umuntu yazanye mu rugo, arangije atangira kujya kubimwibagiza nyine amukinisha amupfuka. Bukeye bwaho rero bagarutse mu kazi, bakimara kugaruka mu kazi barakwereka undi nawe yigumiye aryamye. Musaza wa mukobwa mutoya yaje kumureba aramubwira ati none se ko wakomeje kuryama? Ati nge rwose nta hantu ndi bujye, ndumva ninaniriwe. Ahangaha rero yatangiye kumuvugirizaho ibintu bisakuza, yazanye isafuriya n'ibiyiko n'amasahani byose atangira kubimuvugiriza mu matwi. Aramubwira ati ukeneye kubyuka ukaza ukajya gukora kugira ngo twishyure amafaranga yacu. Umukobwa aravuga ati mana yanjye ibi ngibi nabyo nibyo kumbangamira, ati ubuse koko bandetse nkiruhukira, ndetse yirengagije yuko bamuhaye amafaranga yabo kandi agomba kuyabishyura. Biyiziye rero hano ku kazi batangira gukora, umusaza ndetse na mushiki uko barimo kwikorera akazi biturije, ndetse buri umwe wese ahugiye mu bye. Bagiye kubona bakabona nyampinga rwose araje, bwakeye cyane handi yaje rwose ubona ko amasaha y'akazi yari yagiye, we igihe yabyukiye nyine nibwo aje mu kazi. Arangije yaje nabwo ubona rwose nta mudu y'akazi arimo, ubona yinaniriwe rwose, ubona bisa nkaho utamenya ibyo ari byo. Hano Ada yarabirebye aravuga ati mana yanjye uyu nguyu rwose ntiyenda kunkoraho, reba ukuntu namugiriye neza ariko nta nubwo abashaka gukora ngo ashyiremo imbaraga, byibuza n'umuvandimwe wanjye abone yuko amafaranga yiwe napfushije ubusa cyangwa se nakoresheje arimo aragaruka. Nta kindi kintu cyabaye rero, yahise avuga ati noneho n'ubundi uje utinze, reka nguhereze amafaranga ugende ujye guhaha, numara kujya guhaha uze kuza kare hanyuma basi ujye gutekana
tubone ibyo kurya, twere kwirirwa hano twese hanyuma tunagere no mu rugo tunabwirirwe, kandi bisa nkaho rwose wowe mudu y'akazi ntayo urimo. Umukobwa rero yaragiye ajya ku isoko, gusa abasigaye hano ku kazi basigaye bahangayitse kubera yuko batekerezaga yuko atari bugaruke cyangwa se ari bubure n'ibyo yagiye guhaha nawe akazimira. Ahangaha rwose Ada ntago yari atuje, hahandi bwarinze bwira bose bataramubona ndetse bategereje bose amaso bayahanze mu muryango. Ada agiye kubona ndetse na musaza we bagiye kubona babona araje, baramuze ati ese byakugendeye gute ko wari watinze cyane? Ati nose ubu ngubu noneho turabyita ibya saa sita, turabyita ibya nijoro. Ati mwebwe ntago muzi ibintu byambayeho. Ati nazengurutse isoko ryose, ati ibyo mwantumye nari nabibuze. Ati noneho ibaze yuko ngiye gusohoka mu isoko nabuze umuryango nsohokeramo, nkajya nsohokera muri umwe nkabona nayobye, nasohokera mu wundi nkabona nayobye. Ada aramubwira ati mana yanjye, atuzi ko neza twari twahagaritse imitima yacu tuzi yuko utari bwongere kugaruka, twari tuzi ko wagiye, atari ko Imana ishimwe ubwo ugarutse. Ni umukobwa uri no stress. Hano yahise atangira rero kwiga ndetse ubuzima burakomeza, atangira kwiga. Ada atangira kumwigisha iby'ukuntu bakora inkweto, uko bakata, uko bagira ibiki, ndetse atangira kugenda abikora neza bikabashimisha. Gusa musaza wa Ada we ibyo ngibyo ntabwo biba bimushishikaje kubera yuko amufata nk'umukobwa w'umunebwe nyine uri aho ngaho, ndetse umukobwa akanamubwira ati se byibuze ntabwo wakishimira ibyo mba nakoze? Ati rwose mba nagerageje. Umuhungu akavuga ati rwose ibyo ngibyo urimo kumbwira ntabwo nzi n'ibyo ari byo, nta nubwo mba nshishikajwe nabyo. Umukobwa bikamubabaza kubera yuko ababona atangiye gushyiramo imbaraga ariko umusore we ntabwo aba abibona, ndetse hano byabaye ngombwa yuko bicara hano muri salo. Umukobwa aramubwira ati rwose bibaye byiza twabana neza kandi ndakwinginze basi nanjye mfungukira hanyuma utangire unyigishe ko ndumva nshaka kubimenya kugira ngo tuzabashe gukorana ndetse mbishyure n'amafaranga yanyu neza. Hano umukobwa rero yatangiye kwiga ndetse agakonegisiyo kari kugenda kaza gake gake, ari nako bagenda begerana bigira hamwe ndetse banezerewe, bakajya bakoma n'amashyi bakavuga ati wow, watangiye kubimenya rwose. Agafilime kacu rero nuko nguko gakomeje, reka dutegereze igice cya kabiri. Ese ibingibi by'aba babiri bizarangira gute? Ese azishyura amafaranga yabo ubundi nyuma yaho bigende gute, cyangwa se bizamunanira birangire? Ahangaha rero ni nangaha tuzakomereza igice cyacu cya kabiri. Bye bye.